Nasomye ino nteruro mu bitabo by'abanyabwenge ivuga ngo ubuzima ntabwo buzaba ari ubwawe, cyangwa se ubuzima bwawe ntabwo uzaba ubufite mu kiganza. Igihe cyose uzaba urimo kwita ku bintu abandi bagutekerezaho, ngo ubu barabivugaho iki, ngo ubuse ngo barabifata gute, icyo gihe uzamenye yuko ubuzima butari mu kiganza cyawe. Nubwo uriho, nubwo ufite ubuzima, ariko uzamenye yuko ubuzima bwawe wabushyize mu maboko y'abandi bantu, ubuzima atari ubwawe. Kandi mwibutsa yuko muri ino si nta muntu n'umwe uba uri kugutekerezaho. Ntabwo ibyo utekereza ari byo ngo barabivuga iki, oya. Buri muntu wese uri hano ku isi aba ahangayikiye ubuzima bwiwe, cyangwa se aba yitekerezaho, aribanza mu bintu byose. Uzarebe n'ifoto mwifotoje muri benshi, wowe ujya kureba uhita ureba ngo mpagaze hehe, ndi hehe, ndagaragara gute. Ni uko buri muntu wese atekereza, aba yitekerezaho, ntabwo aba ari kugutekerezaho. Kandi nanone nkwibutsa yuko mu gihe uzaba ugeze ku musozo w'ubu buzima, cyangwa se mu gihe uzaba ugeze mu bihe byawe bya nyuma byo kuva kuri ino si, ni wowe uzumva ububabare bw'ubuzima, ntabwo ari undi muntu uzabwumva. Niyo mpamvu wagakwiriye kubaho mu buzima wowe wumva wateganyije kubaho, utavuga ngo aba bantu barabifata gute, oya. Ukabaho ugakora ibintu wumva yuko bikwiriye, wumva yuko ari ibyanyabyo, wumva yuko ari ubuzima wagakwiye kububaho, utavuga ngo abandi baragutekerezaho iki, cyangwa se ngo abandi barabifata gute. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.